Hello everyone, how are you doing? So I'd like to give you a welcome in our today's lesson, which is about active and passive voice. So we're going to be learning this lesson by using auxiliary verb and modal verb. So without talking too much, let's get started. So tujye guhera kuri can tujye kwiga like passive and active voice. So active naho subject ibikora igikorwa, noneho passive naho subject iba yakira igikorwa. Turabibona hano mu ngero. Tugiye guhera kuri can. So she can finish the work. Ashobora kurangiza akazi. She niwe ushobora. She ikora igikorwa. Si ni subject ikora igikorwa cyo kurangiza iki? Cyo kurangiza akazi. So no kuvuga ngo its passive is the work can be finished by her. No kuvuga ngo umurimo ushobora kurangizwa nawe. Kabiri, they can solve the problem. Bashobora gukemura ikibazo. The problem can be solved by them. Ikibazo gishobora gukemurwa nabo. Tuba tugomba kongeramo verb to be, inshinga kuba, verb to be after this auxiliary verb. The problem can be solved by them. Ikibazo gishobora gukemurwa nabo. So could ni past ya can. Urugero, she could answer the question. Yashoboraga, she could answer the question. Yashoboraga gusubiza ikibazo. Then passive, the answer could be. Tugomba kongeraho verb to be. The answer could be answered by her. Igisubizo cyashoboraga gusubizwa nawe. No kuvuga ngo igisubizo, the question, sorry. The question. Yeah, hari question. The question. Okay. The question could be answered by her. Ikibazo cyashoboraga gusubizwa nawe. We could complete the task. Twashoboraga kurangiza umurimo. Task, umurimo wahawe gukora, ikintu wahawe gukora. Task, ikintu wahawe gukora. We could complete the task. Twashoboraga kurangiza umurimo. The task could be completed by us. Umurimo washoboraga kurangizwa natwe. Iyi ngiyi, iyi verb, iyi verb to complete, tuba tugomba muri past, tuba tugomba kuyihindura muri past participle. No kuvuga ngo niba dufite complete, hano tuba tugomba guhita tuyishira muri past participle. Like tugira verb to eat, iyi ni verb to eat, inshinga kurya, then twahindura muri past igahinduka ate, twahindura muri past participle igahinduka eaten. Eaten. No kuvuga ngo iyi eaten niyo past participle. Then hano rero dufata past participle ya verb to complete, akaba ariyo dushira ahangaha. So katujye kuri will. So will tuyikoresha tumeze nk'abategeka. Urugero, cyangwa se tuyikoresha tumeze nk'abahamya. Urugero, the teacher will explain the lesson. Mwarimu azasobanura. Turi guhamya ko azasobanura. Tuyikoresha muri future kandi duhamya. Mwarimu azasobanura isomo. Then the lesson igahita imbere. The lesson will be, verb to be, will be explained by the teacher. Isomo rizasobanurwa na mwarimu. They will build a new school. Bazubaka ishuri rishya. A new school will be built by them. No kuvuga ngo ishuri rishya will be built by them. No kuvuga ngo hano they muri active, iyo iri muri active, iyo tuyishize muri passive ihinduka them. Passive voice ihinduka them. Then shall iyo tuyikoresha nabwo tuvuga ikintu tutizeye neza ko kizaba, ariko ntago imeze nka will. Will iyo tuyikoresha duhamya, ariko
iyo ntabwo tuba twizeye neza ko kizaba, tuba tumeze nk'abasuggesting nk'abasuggesting. Urugero, we shall discuss the plan tomorrow. Twazavuga ku mugambi ejo. Ni ukuvuga ngo ntabwo turi gushiramo will yo ibimeze nk'iri gutegeka cyangwa se iri guhamya, like we will discuss, tuzavuga, we will discuss the plan, tuzavuga ku mugambi. Gusa hano ho uri kumva ko harimo akantu ka politeness, ikinyabupfura, like we shall, twazavuga, we shall discuss the plan tomorrow, twazavuga ku mugambi ejo. The plan shall be discussed by us tomorrow. Ni ukuvuga ngo umugambi wazaganirwaho natwe ejo, umugambi wazavugwaho natwe cyangwa se wazaganirwaho natwe ejo. Then I shall inform you later. So hano akandi kantu, hano iyo hajemo igihe, like tomorrow, iki gihe turabyirengagiza tugahera hano turi kubaka passive voice yacu, like the plan. Ntitujye dushiraho tomorrow yo tukayizana at the end of the sentence. Ni ukuvuga ngo the plan, then tomorrow tukayirengagiza, ahubwo tugahita tuza shall be discussed by us. Ikindi, we ihinduka as muri passive voice. So I shall inform you later. Na hano dufite later nayo ni ubwo ni igihe nyuma, ubwo bishatse kuvuga ngo turahera hano kuri you shall be informed, you shall be informed by me later. You shall be informed by me later. Wazamenyeshwa nanjye nyuma. Ikindi, iyi later dushobora kuyishiramo hano hagati ya informed na by. Urugero, you shall be informed later, ushobora kumenyeshwa nyuma later by me. Later tukayishira nkaha, cyangwa se ni tomorrow tukayishira hagati ya discuss na by. Urugero, the plan shall be discussed tomorrow by us. Tugiye kuri must. Dukoresha dutegeka. Urugero, students must follow the rules. Kugomba, like abanyeshuri bagomba gukurikiza amabwiriza. The rules must be followed by students. Amategeko agomba gukurikizwa n'abanyeshuri. Kabiri, you must submit your homework. Ugomba gusubmiting, ugomba kwerekana cyangwa se gutanga umukoro wawe. Your homework must be submitted by you. Ni kuvuga ngo niwe ubwo ugomba gusubmitinga umukoro wawe, like your homework, umukoro wawe must be, ugomba gusubmitingwa nawe, ugomba gutangwa nawe. Should yo tuyikoresha tugira inama. Urugero, you should clean the room. You should clean the room. Ukwiye gusukura icyumba cyawe. Then the room should be cleaned by you. Uvuga ngo icyumba gikwiye gusukurwa nawe. Yo haba muri active no muri passive ntigihinduka, iguma ari you. They should fix the road. Ni ukuvuga ngo bakwiye gusana umuhanda. The road should be fixed by them. Ni ukuvuga ngo umuhanda ukwiye gusanwa nabo. So may and might. Hano aho may na might bitandukaniye, ni urugero, kuri may ashobora kuba abyutse kare kandi abyutse ameze neza then akajya ku kazi. Noneho hano kuri might ashobora kuba yatinze kuryama akaba abyutse atinze kandi ameze nabi atabyutse neza. Ni ukuvuga ngo ako kazi uburyo ari bugakoramo, like
Kuri may hari amahirwe menshi yuko akazi ari bukarangize. Gusa kuri might bitewe nuko yaryamye atinze akanabyusa ananiwe akaba agiye ameze nk'urwaye, hari amahirwe make yuko akazi ari bukarangize. Ni ukuvuga ngo hano kuri may aba hari amahirwe menshi, then kuri might aba ari amahirwe makeya. She may complete the work today. Ashobora kurangiza umurimo uyu munsi. The work might be completed by her today. Ni ukuvuga ngo umurimo ushobora kurangizwa nawe uyu munsi. Then they may change the plan. Bashobora guhindura umugambi. Then muri passive, the plan might be changed by them. Ni ukuvuga ngo umugambi ushobora guhindurwa nabo. Then tukomeza kwibuka yuko them ihindura like iri muri active iri aba ari they, then twajya muri passive igahinduka them. Then might nkuko twabibonye aba ari amahirwe makeya. Then she might finish the work. Ashobora kurangiza umurimo, ashobora kurangiza akazi. Ushatse kuvuga ngo ari amahirwe makeya yuko ashobora kurangiza akazi. Hari something which is limiting him or her just to complete work. Then the work might be finished by her. Ukuvuga ngo akazi gashobora gusozwa nawe, gusa hari amahirwe make cyane. So guys, this is the end of our today's lesson. If you haven't yet subscribed to our YouTube channel, please can do it right now so that you will never miss any lesson from our YouTube channel, which is God First English. So thank you for watching.